Ni muri kano kanya tugiye kuza gukomoza kuri iyi nkuru mu by'ukuri ndaza kuvuga ko atari inkuru nziza habe na gatoya kuri uyu mutwe wa M23 bikagendana nuko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi iri kurasa ku rwego rukomeye cyane uyu mutwe wa M23. Hamenyekanye umwe mu bayobozi bakuru cyane b'uyu mutwe wa M23 tugiye kuza kugaruka muri iyi nkuru yacu ku buryo burambuye, ariko kandi akaba yavuzweho gufata ku ngufu ku rwego rukomeye cyane. Ko gufata ku ngufu rero kukaba twatumye Alliance Fleuve Congo M23 isora itangazo igitaraganya. Ni itangazo ryo guhagarika byihutirwa uyu muyobozi wavuzweho iyi mico idahwitse na gatoya rwose muri rubanda, guhita hagarikwa byihutirwa by'ako kanya. Ariko kandi byose turagenda tubigarukaho ku rwego rukomeye cyane. Ni byinshi bikomeza kuvugwa muri M23, ni cyane cyane ko rwose benshi kuri ubu batari biyumvisha ikintu cyatumye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda iga ibitero bikagera ku ntego yabyo. Ni cyane cyane kwicwa rya Colonel Biringoma ntibyavuzweho rumwe, hagiye havugwa abagambanyi batandukanye ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine bagiye bagambanira AFC M23 kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bigakekwa ko hari bamwe mu bayobozi ba AFC M23 bagiye bayigambanira muri rusange. Tugiye kuza kugenda tubivumuza n'umuzingo muri rusange, ariko kandi turaza kwibanda cyane kuri iyi nkuru y'akataraboneka cyangwa se inkumbi cyane kuri iri huriro rya AFC M23. Uyu muyobozi wafashe ku ngufu cyangwa se wagaragaweho gufata ku ngufu abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuvuge uko yahagaritswe muri rusange. Turagaruka ku cyo AFC M23 muri rusange yakomeje kugenda ibivugaho, ariko kandi turanakomeza kugenda turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye. Yewe nitwa Tuyiringire Ahmed, mbahaye ikaze muri ayo makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye muzakomeza kugenda murera ku gihe gatanu kuri gatanu. Reka nizimbye amagambo twihute twerekeza mu mutwe wa AFC M23. Reka ngaruke mu kanya gato nkwinjiza muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni ibyatangajwe n'ubuyobozi bw'umutwe wa FC M23 bwahagaritse Yannick Chisora Kwasamukwenu wari usanzwe ari umuyobozi mukuru w'urwego rwa politike muri uriya mutwe n'ubundi, nyuma yo kuvugwaho imyitwarire idahwitse mu bigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye bikorwa abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byatangajwe n'umuhuzabikorwa wungirije wa FC M23 yitwa Bertrand Bisimwa mu ibaruwa yandikiye Chisora, yamumenyesheje ko rwose yahagaritswe nyuma y'uruhererekane rw'amakuru yagaragazaga imyitwarire ye idakwiriye. Ni imyitwarire mibi irimo kurenga ku nshingano ndetse no kutubahiriza amahame y'imiyoborere myiza yimakajwe n'uyu mutwe wa FC M23. Ubuyobozi bwa FC M23 bwavuze ko rwose icyo gihano ari icy'agateganyo, kikaba kigamije gutuma hakorwa iperereza ryimbitse ku byo ari gushinjwa, kandi rwose bamuteguza akaga gakomeye cyane nyuma y'uko azaba yamaze guhamywa n'ibyaha, kuko niba koko ariko bimeze. Bwagize buti hashingiwe ku makuru yagiye atangwa agaragaza imyitwarire idahwitse ku ruhande rwawe, tubabajwe no kukumenyesha ko rwose uhagaritswe ku mirimo by'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza ryimbitse. Yannick Chisora Kwasamukwenu yari afite inshingano zikomeye cyane mu guhuza ibikorwa bya politike ndetse no gutegura ingamba zikomeye za FC M23. Ni ingamba z'imikorere y'iri huriro ryose muri rusange, haba mu bya politike, haba mu gisirikare ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo rero bikaba byatumye bababazwa cyane no kumuhagarika ku mirimo ye by'agateganyo, bitewe n'ibyo bintu akomeje kugenda avugwaho ndetse n'ayo mahano akomeje kugenda akora muri rubanda. Uyu mugabo by'umwihariko ni umwe mu bagiye bitabira imishyikirano AFC M23 yagiye ihuriramo na leta ya Kinshasa kuva mu mwaka ushize, mu mwaka wa 2025. Nyine Alliance Fleuve Congo M23 yamuhagaritse by'agateganyo mu gihe amakuru avuga ko rwose amaze iminsi 3 afunzwe akurikiranweho ubwinjiracyaha mu cyaha cyo gufata ku ngufu. Ni nyuma y'uko hari umugore witwa Solange uheruka kumushinja gushaka kumusambanyiriza mu biro bye ubwo yari ari mu kazi n'ubundi muri rusange. Ibi ngibi rero Alliance Fleuve Congo M23 ibyamagana yivuye inyuma ku rwego rukomeye cyane, ikavuga ko itazigera ikomeza kugenda yihanganira ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugizi bwa nabi ndetse bigenda bikorwa n'abanyepolitike, ikanavuga ko rwose ari nabyo ikomeza gupfa cyane na leta y'Kinshasa ku rwego rukomeye cyane. Amakuru aremeza neza cyane ko rwose ngo benshi cyane bakomeza kugenda bahohoterwa ku rwego rugaragara na leta ya Kinshasa. Iyo rero Alliance Fleuve Congo M23 hajemo abagambanyi bagiye batandukanye bashaka kwivanga cyangwa se kwishora mu bikorwa nk'ibya leta ya Kinshasa, ngo biza kuba bibi cyane ku rwego rugaragara, ariko kandi ko Alliance Fleuve Congo M23 itagomba kubyihanganira na gatoya. Mu magambo yatangajwe n'umuyobozi wa FC M23 mu bya politike wungirije Bertrand Bisimwa, yagaragaje neza cyane ko rwose mu by'ukuri ngo yari umuyobozi w'ingenzi ndetse akaba yari anafite imyitwarire y'indakemwa kuri FC M23, ariko kandi bakibaza ikintu cyatumye ashaka gufata ku ngufu uyu mugore, ndetse bakanagaragaza ko rwose uko byagenda kose agomba gukorerwaho iperereza ryimbitse cyane. Ni cyane cyane ko rwose Alliance Fleuve Congo M23 ari byo ikomeza kugenda
kugenda ihangana nabyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bongeye kugaragaza neza cyane ko batazakomeza kwihanganira buri wese uzajya agerageza kugaragurwaho n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubwicanyi bugiye bitandukanye, ndetse n'ibikorwa bigiye bigaragara by'urukozasoni bigenda bigaragara mu bayobozi batandukanye. Ari nabyo kandi bavuga ko bapfa na leta ya Kinshasa muri rusange gukomeza guhohotera ku rwego rugaragara abaturage, ndetse ni nabyo byagiye bikunda guca intege igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gigakomeza kugenda kinanirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bihe bigiye bitandukanye byatambutse. Bikanagaragaraho kandi nuko AFC M23 ikikora ari ugukorera hamwe ndetse no gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abaturage ndetse no gukomeza kwita ku mibereho myiza y'abaturage muri rusange, akaba nabyo bikomeza kugenda bifasha ku mirongo y'imbere ku rugamba muri rusange. Bagaragaje neza cyane ko batagakwiye gukomeza gukorana n'umuntu ukora ibikorwa nk'ibi ngibi, kandi ko agomba gukorwaho iperereza ryimbitse neza cyane kugira ngo bakomeze kurebera hamwe uko ibyo byaha byitwaye. Igihe baramuka basanze ibyo byaha biri kumuhama, ngashobora gufatirwa ibindi bihano bikakaye cyane, ndetse bakanagaragaza ko rwose uko byagenda n'undi murwanyi wese wa FCM 23 uzakomeza kugenda agaragarwaho ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'ubugizi bwa nabi agomba gushakishirizwa hasi kubura hejuru kugira ngo abiryozwe muri rusange. Reka n'izimbye magambo mbashimire mwakoze kubana natwe kuri izi update zihutirwa. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye muzakomeza kugenda mubonera ku gihe gatanu kuri gatanu hano kwigira ubuzima TV Space yare muri rusange. Amahoro y'Imana kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino ku isi. Ndakomeza gushimira abantu bose mukomeza kubana natwe. Abayisilamu bifurije irayidi nziza, Eid Mubaraka, ariko kandi nkomeza no kugenda babwira ngo mukomeze kugenda mudukunda kandi mudukundishe na bagenzi banyu gatanu kuri gatanu, cyane cyane ko rwose hano ariho ukomeza kugenda ubonera amakuru agiye atandukanye kandi yizewe muri rusange. Bibe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose.